Ku itariki enye Mutarama mwaka w'ibihumbi 2026 mu karere ka Ngoma habaye ikibazo gikomeye cyane, haba inkuru y'incamugongo aho abahinzi barenga 15 bari bari kuva mu murima bavuye guhinga, imvura gakobye hanyuma inkuba irakubita abarenga 9 muri bo bitaba Imana, abandi 6 barakomere. Abaturage babonye ibiba bavuga yuko inkuba yakubise mu gicamunsi cyo kuri uyu munsi cyangwa se muri aya masaha abaturage bavuye guhinga, kuko imvura yabakuye mu murima batumva batabona, hanyuma inkuba ihita bivugana. Ku munsi w'ejo hashize rero nibwo baje kuba bashyingurwa, abarenga 9 bose bashyinguwe mu gace kamwe. Leta y'u Rwanda irashishikariza abakunze kugenda mu mvura kwitwararika cyangwa se kwirinda ibintu bishobora kubashyira mu kaga, ahanini babuza abantu kugenda mu mvura cyangwa se gufata ibikoresho by'ibyuma cyangwa se gucomeka ibikoresho ku mashanyarazi bishobora guteza impanuka, ahanini bishobora no gukurizamo kuba bakubitwa n'inkuba cyangwa se n'ibindi byose bishobora kwibasira umuntu mu gihe cy'imvura cyangwa se mu zindi mpanuka zitunguranye zishobora guterwa n'imvura. Aba bantu bashyinguwe leta yihanganishije imiryango yabo kandi basezeranywa ko bajya guhabwa ubufasha cyangwa se indishyi y'akababaro, cyane cyane ko aba baturage ari abaturage b'u Rwanda. Ariko uyu munsi wa none ntabwo ari abaturage bishimye cyane ko babuze ababo, by'umwihariko kubura abantu 9 bose ni ibintu bibabaje cyane. Ku munsi w'ejo rero nibwo baje kuba bashyingurwa mu cyubahiro, hanyuma abari bahari bari bafite agahinda gakomeye cyane kubera yuko babuze inshuti babura abavandimwe. Leta y'u Rwanda rero muri gushishikariza abantu gufata ingamba zo kwirinda cyane impanuka zituruka ku nkuba cyangwa se ku mvura. Niyo mpamvu Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage kwitwararika muri ibi bikorwa cyangwa se muri ibi bihe by'imvura, mu rwego rwo kugira ngo badahura n'impanuka zituruka ku mvura. Aha wisanze ni kuri Taifa Rwanda, komeza ubane natwe. Njye nitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.